ese ujya ugira ibyuya byinshi mu maguru bikagutera isoni cyangwa bikakubuza amahoro? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zibitera n'uburyo ushobora kubyivura wowe ubwawe bidasabye ko ujya kwa muganga. Ukajya kwa muganga gusa ari uko izi nama ngiye kukugira zanze, ubundi ukabikora wibereye mu rugo. Ese mbere yuko dukomeza iyi video, wigeze ujya gusura umuntu, urugero ukajya gusura nk'umuntu w'inshuti yawe cyangwa se umwana mwiganye, wagera iwabo ugasanga ni ingagari, birasaba kukuramo inkweto, ugasanga ugiye kugenda wambaye ibirenge cyangwa se wambaye amasogisi gusa mu nzu, ubundi warangiza ukagira isoni zo gukuramo inkweto kubera ko ibirenge byawe bidasa neza cyangwa se ibirenge byawe yenda biranasa neza, ariko ibyo birenge byawe ugasanga biri bunuke kubera ibyuya byinshi byaje mu maguru. Iyi video rero igizwe n'ibice bigera muri 4, buri gice ku kindi ndagusaba kugira ngo ukikurikire kugira ngo ugere ku cyanyuma, kuko ku cyanyuma niho hari inama z'ibintu wakirinda kugira ngo ibyo byuya bigere gute bye gukomeza kuza. Reka dukomeze rero igice cya mbere tugiye guheraho ku iyi video, tugiye kureba impamvu zitera ibyo byuya, impamvu zibitera ni izihe. Impamvu ya mbere rero ni ubushyuhe bwinshi. Impamvu ya kabiri ibitera ni ukugenda igihe kirekire mu nkweto zifunze. Uzarebe iyo wakoze urugendo rurerure sha, abantu mwagenze mushyire muri comment mbwira ati hari umunsi ngeze ukora urugendo neza numva amaguru arandiye. Icyo gihe rero iyo ukoze urugendo ibyuya birakurenga bikaba byinshi no mu nkweto, mu birenge ukabona n'inkweto zenda gutoha. Ikindi cya kabiri kibitera cyangwa se ikintu cya gatatu, umuvuduko w'imitsi y'ibyiyumvo cyangwa se stress, ya mitsi ya stress. Buri wese bura iyo mitsi arayigira ya stress, ugira ga stress gatoya ibyuya bigahita byuzura. Panika gusa urebe ibyuya bihita byuzura. Rero iyo mitsi nayo umuvuduko ibiri gukoresha umuvuduko mwinshi, ibyo nabyo bishobora kugera ku birenge naho bagahita hagira ingaruka zo kugira ibyuya byinshi. Ikindi kibitera indwara zimwe na zimwe nk'iyo bita hyperhidrosis. Iyi ndwara nayo itera ibyuya byinshi. Ibi byose rero mbabwiye haruguru bishobora gutuma amaguru asohora ibyuya byinshi kurenza ibisanzwe. Rero ibi bintu nkubwiye, ubushyuhe bwinshi, kugenda igihe kirekire mu nkweto zifunze, umuvuduko w'imitsi w'ibyiyumvo cyangwa se stress, indwara zimwe na zimwe nk'iyo bita hyperhidrosis, izo ndwara nizo zitera ibi byose, zigatuma mu birenge haza ibyuya byinshi bitari ibisanzwe. Nyine tukabona inkweto zawe zatose, kandi uko zitoha buriya ni nako zinuka. Ujye ucunga uzabyumva. Cyangwa se umuntu ubabawe, kuko iyi video nyikoze kubera ko hari umuntu umwe mu bafana bagenzi banyu cyangwa se mu bantu bakurikira iyi YouTube channel wabisabye ngo tumurangire umuti w'ibyuya byo mu maguru. Rero uyu munsi nayikoze, igisubizo cye ngiki niba hari niyicara tuze rwose arebe iyi video, ubundi ndakeka araza kunyurwa nayo. Kandi niba uri buze guhura n'iyi video uze gushyira muri comment ati ningewe kabisa video wayinkoreye, ushyire muri comment. Reka dukomeze noneho igice cya kabiri cy'iyi video, tugiye kureba uburyo wabivura wibereye mu rugo, uburyo wakivura ibyuya byinshi wibereye mu rugo. Ikintu cya mbere uzakora rero, twihuse tudatinze, koga amaguru buri munsi. Ugomba koga amaguru buri munsi ukoresheje amazi ashyushye. Amazi agize gutembuza amazi ashyushye. Shyira muri comment ngo amazi ashyushye niba turi kumwe ahantu. Andika muri comment ngo amazi ashyushye. Ugakoresha ikindi n'isabune. Ikindi kintu ugomba guhita ukurikizaho ni ukumutsa cyangwa se guhanagura amaguru yawe, ibirenge byawe ukabyumutsa. Ikindi kizakurikiraho rero, kwambara amasogisi meza, ya masogisi yoroshye atuma ubushyuhe bugera gute butambuka. Hari amasogisi ujya kubona amasogisi akomeye akugundira gufasha ukuntu, ugasanga ayo masogisi yahubuga yatuma ubushyuhe bwiyongera bukaba bwinshi. Rero icya kabiri ni kugira gute kwambara amasogisi meza azatuma ubushyuhe butaguma mu nkweto cyane, cyangwa se azatuma ubushyuhe butazamuka mu birenge byawe. Icya gatatu, ikintu uzakoresha rero kugira ngo ibyo byuya byawe byivure cyangwa se wivure icyo kibazo ufite cyo kugira ibyuya byinshi mu birenge, uzakoresha icyo bita baby powder cyangwa se baking soda. Iyi ngiyi nyine ni powder cyangwa se urabona zira baby powder, uzagende mu maduka henshi barazicuruza izo bita baby powder. Nama powder nyine hari ayo bajya batera abana, urabona hari ayo bajya batera abana batoya bakiri batoya bakayabasiga. Iyo powder nuyifata uzayishyiramo kugira ngo
umunuko wo mu byuya cyangwa se wo mu nkweto zawe ugere gute ugabanuke kubera ibirenge byawe. Abantu nyine bajya bagira ikibazo nk'iki ngiki bikabangama wangu. Ikindi cya kane rero uzakora, guhitamo inkweto zifite uruhu rworoshye cyangwa se umwenda woroshye, ukaba arizo ujya wambara. Inkweto zikozwe mu mwenda ku buryo ubushyuhe butazajya buba bwinshi, akayaga kazajya gahuha gatambuka muri uwo mwenda w'inkweto, ubundi ibyuya bikagera gute, bikareka kuza ari byinshi. Igice cya kabiri tukaba turagisoza. Se turacyari kumwe? Niba turi kumwe shyira muri comment ngo turi kumwe, andika muri comment ngo turi kumwe, witinya reba comment aho hepfo kandi zero ko amaze gukanda like, subscribe bashyizeho. Reka dukomeze rero n'igice cya gatatu. Igice cya gatatu kiravuga ngo noneho rero niba wamaze kubikora uri mu rugo, ikindi kintu ugomba gukora, hari imiti ngiye kugutuma muri farumasi uzagenda ukagura, cyangwa se umuti uzagenda ukagura muri farumasi ukawukoresha. Hari umuti bita antiperspirant spray cyangwa se antiperspirant spray cream. Ni cream ifite aluminium chloride cyangwa se antiperspirant spray cream ifite aluminium chloride. Uwo ni wo muti ngutumye. Uyu muti rero uzagende uwujyane bagere gute, cyangwa se ugende ubugure, nurangiza kuwugura uze ugere gute uwupuriza ku birenge byawe. Niba bikomeje kwanga, ahangaha bakoresheje umuti witwa antiperspirant spray cyangwa se cream ifite aluminium chloride, ikintu uzahita ukora ni ikihe? Uzajya gusura muganga, ahira ibyo azagukorera. Uzagenda umubwira ikibazo ufite, dore ibintu azagukorera. Azagenda gukora icyo bita rontophorosis cyangwa se rontophoresis, kugabanya ibyuya ukoresheje udushanyarazi cyangwa se amashanyarazi makeya, cyangwa se azakora icyo bita botox injection. Hari imiti azaguterera ku birenge akoresheje urushinge, cyangwa se imiti igabanya imikorere y'imitsi y'ibyiyumba. Azahita gutera imiti cyangwa se azahita guha imiti igabanya ya mitsi ya stress. Urayibuka ya mitsi nigeze ukubwira stress, kwa kundi ugira stress gato bya bikaba birarenze. Igice cya kane rero ni inama z'ikirenga. Umuntu turi kumwe ahangaha navuga ngo turi kumwe 5 kwa 5. Niba turi kumwe rero, ikintu tugiye gukora ahangaha rero ngiye kukubwira inama rero sasa ugomba gukurikiza kugira ngo wirinde ibyo bintu mbere ya byose. Kwirinda stress nyinshi, gabanya ikawa n'icyayi bikabije. Bantu mukunda icyayi, bantu mukunda ikawa, oya mwikabya kuko nabyo, niba ugira iki kibazo cyo kugira ibyuya mu birenge ukaba unywa icyayi cyinshi ukaba udashaka kukigabanya, iyi ndwara ntabwo yazakira, ntabwo byazagabanuka. Rero irinde kunywa icyayi cyinshi cyane n'ikawa bikabije. Navuze ibikabije, nimvuga ibikabije nawe wumva ibintu bikabije. Hari umuntu ufata ikintu ugasanga cyamugize imbata burundu. Gabanya rero. Ikindi, ujye uhindura inkweto buri munsi kandi ugire agasuku nyine nazo zifure. Amasogisi yawe uyahindure buri munsi kandi uyafure. Rero niba uri guhura n'iki kibazo, gerageza izi nama maze uzambwira muri comment. Uzagaruka wongere umbwire muri comment uko byagenze. Ubundi kandi ntibibagirwe gusiga ukoze subscribe kugira ngo uzabone n'izindi nama nyinshi zizakurikiraho, cyangwa se n'indi miti nzabarangira. Ubundi uhagarike icyo bita sweet feet now. Uzihagarike nonaha wivura ibyuya by'amaguru aka kanya. Urumva? Nge turi kumwe muri iyi video rero. Amazina yanjye nitwa Claudette Nsengimana. Iyi channel bagezeho bayita Daily Advice by Claudette TV, cyangwa se mu Kinyarwanda cyacu inama y'umunsi by Claudette TV, DAC TV mu mpine. Niba rero ari ubwa mbere wigezeho, ndakwinginga kugira ngo ukande subscribe ukoreshe, kuko ahangaha haberaho ibintu byiza, tukugezaho video nyinshi nziza kandi z'inama za buri munsi, kimwe n'iyi miti nk'iyi ngiyi, uburyo kiwivura ibintu nk'ibi ngibi. Sawa, ngaho rero shyira muri comment uvuga ikindi kintu wumva twazagukoreraho nawe, kuko iki ngiki cyari icyifuzo cy'umwe muri mwebwe wavuze ngo tumurangire umuti w'ibyuya byo mu maguru. Sawa, murakoze cyane, ndabakunda. Ciao mwakoze. Thank you so much.